ndagira ngo mbere yuko nkubwira iby'akabari ka Melody kagiye kugurishwa mbanze nsobanure neza iby'amakaye agiye gusohoka ya 155 AM agiye kuzajya asohokaho Melody na ba Element na ba Kenny Soul bahereza ikaze nde Badman Kivumbi King ibyo tubyihorere narakubwiye ngo inkuru zose ziba zizenguruka muri showbiz imbanere zivuze kera cyane nkubwira ibya Kiramani nkubwira ibya Daddy nkubwira iby'imishinga ya TZD nkubwira n'uburyo abantu batangiye kumusebya ngo ari kurindi muka none nizaniye amajwi ye asobanura kantu ku kandi amajwi ya Kiramani kugira ngo nyahereho none ninjire ndondosha kantu ku kandi ubundi abakinyi kuntu abenshi bahembwe sibyo ko banje tariko bimeze araza akamukutiza veni cyangwa icyo 10 akazagaruka nyuma ukamushutingisha ibintu kwa mu gitondo bizari mugoroba akazagaruka ubutaha yego wanje uko nkora namwe tugiye kujya uhembwa ku kwezi bagoye stiche yombi bibiri nubwo mbizi kutegesha igihumbi cyo gihumbi nuko mbanyirenyejeho kugira ngo byibuze utaza kubura sabune niba bimwe kanyota katamwica kajugumi akanyota kakwica mbizi naroko kuye ku nzoga gutyo ariko urankundira ibintu bibiri urankundira ko nta kiganiro kimwe uzongera gukora kigusebye kuko uri gusebya brand yanjye yego urankundira ko bweye kujya mu kiganiro ubwo ni condition uzajya ubanza umbwire menye nimba turi bukwambika gute yange salary hari yashinzwe kukwitaho nyine ndashaka ajye kuri ya level ku buryo umuntu ajya avuga ngo intsinzi y'uyu ni ibikorwa byakira n'uyu nguyu ikindi yanamubona ubwabyo man bikamugina ndashaka ajye kuri ya level no kuroba bamufata abantu baramufata nk'ingegera muri kano kanya byarengeye nyine umukino ya Dakina bite no kuntu ufite projet nyinshi rigenda nagiye gushutinga izo ngizo ugasanga bari guhembwa bataranakoze yego simbabwira ngo nago mwakoze ndayabahanga avuga ati ntacyo sinshaka nyine ejo umwana uzasomoka mu hano gato agatangira ngo yakira amahane no mubona kuriya ibyo ndabyiri n'abakuye ngo birampinda nyine ntaguciye mu ijambo nigeze kugaya Miki yarazanye content zo kwirirwa bahamagaya basebya bacisha amazi yambira Miki buriya kuki mwatinze kumukosora agahita gutungura kuri utabizi nuko nawe wisabaganya gukabagatira kandebe mwana wanje ariko hari awahasebera kandi utabizi kandi ari brand ngaho nyine mbwira barabizi ngo ndi Daddy yego yakona kabana ramamaga yari nyitabaje nka Daddy ngati na amafaranga mfite ni 10 nabibona kuri kamera none uramwumvise Kira uramwumva ibintu nagiye ngaya Miki yego Mikeje bundi ajya kuburana wari ubizi ko za breaking yavugiye kwa Irene z'umwana we wari uzi ko yagiye aburana umwana n'ababyeyi yamutsindiye ubu yagarutse mu rugo uribuka zakiriza ngo Regis yaravuze ngo niyateretana n'umuntu wabyaye none ubu ngubu nibwo abyibagiwe umva nkwibwirira inkuru inzanye abantu bose bagasebya Kiramani ndashaka kukubwira miliyoni 10 ziri hagati ya Rocky na Kira miliyoni 10 aho hagiye kwisangamo Sabe hagiye kwisangamo Emirene noneho nze gusozanya na Kiramani mbabwira muvoma nshyashya agiye kwinjiramo n'impinduka zamaze kuba zikomeye mwari muzi ko Kiramani ajya gukora ubukwe yagujije amafaranga ntabwo ko ari ugusebya hakorwa groupe imwiyoborwa na Sabe kuri iyo wing suzi ko ari umuntu we indi korwa na Emirene Alright, Jaras Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye mukomeze kumererwa neza ndabona ikirere uyu munsi kiriwemo amafu ariko nk'ibisanzwe kuri Abani habari amafu n'amafunguro ni naho twicaye kandi turi kumwe n'umukada wanjye umukada wanyu umukada w'abanyarwanda umubomozi nabonye hari wamwise umubomozi mukanya ati umubomozi wamubonye ko yageze asesekaye kuri hotel ucibudenga yes waneretse se rero bano ni wewe wabankundishije jana mukada hari haciye igihe kinini cyane ndizera ko umeze neza cyane ndi kukubona nawe rwose wafunzemo impuzankano ni uri kwisanisha nibi ribe twari tumazemo igihe se muri muntare si wowe abanyarwanda bagiye bambwira bati ariko umukada ari he mukada niko se umukada mu muzi mu ntare za Sarambwe si wowe mureke tubanze si umuntu bita Vira Grand Frère Sabe abahirita avuga ati Colonel Nanga
Rocky we ni mwarimu teacher hari ubwo mu bihakana se ariko nawe bakaba bazi kukirekura takarasisi yego bihinduye isura kibaza isuri oya isuri bihinduye isura ati ku mupaka uramena ubunona kabisa ubunona none ugira amayeri wigeze kunyegeza aho man bara ntubi ikiganiro none se wigeze gukora amayeri ntare za sarambwe zishyushye ubuzanye umuvandimwe hano mwenyewe noneho waragiye ukatatiza y'ibindi bintu y'iminota 2 nzagujyo namutumirwa uri umugo ariko papaka ashize iminota 4 mbona hiroshyemo umuntu ndavuga ni none abashife ditabara bateye ubwoba oya singomeretse ariko ni muri wa mucyo wanjye singomere oya n'ubusiniya abantu se si baba babibona abavandimwe duhuriye muri ibi bintu baza akantu bita bazi slang yitwa guhengeka ugira hari n'ibindi bintu ndi kukubonaho ukaba na thumbnail ukayikora mu bundi buryo mu yandi mayeri tu anyway umukada rero ndizera kumeze neza ndakubona nawe ufunzemo nyine gikada iri ryo ndarihubanuza mu masegonda inkuru ni nyinshi jara inkuru ni nyinshi abandi ni intare wowe imbere ndi kubona ari ingwe ya sarambwe sarambwe se cyaya Nyarugenge ya Nyarugenge muratumiwe igahanga oya ni arena twimukiye arena umunsi w'ejo turi arena kabisa nibi bihese by'imvura n'imvura ibihe ikirere kibeze nabi nibi bihe kabisa iya ngaho nawe mbwira ukuntu wari umeze nanjye ndashima Rugira ukoze ku buryo wicara n'unkumbure ukavuga ati gikada oya ndagukumbura ariko kavuga n'umukada ngo ndamuza ahantu ari nawe birasobanutse ibyo bintu kose abanyorosha gake kandi kubera ko nabonaga situation abantu bagiye babimbaza benshi nkabasobanurira nkabwira umukadara hari muhumure ariko nanjye nkanyuzamo kuri nino nkakandaho nkareba witeretse na mwarimu tistashe sometimes na kazungu mwamuzanye aho hose nabaga mpari yego kuko witwa muzanya sobanura adondosha kabisa Regis abashinja kuba inkoma amashya bavuga ati bariya nabo bati nene nta bantu bari muri propaganda nari nkurikiye ibyo byose tuzagenda tubigarukaho waretse nkabiheraho yagiye mu rubanza na ya radio nshyashya ti YouTube turayihubanuza tese twe twayihaye password yazanye umuba w'ibitabo waretse ngabyinjira none si ikiganiro namenye nkavuga ati ndababaye nimba nje kuvuga ibiri hagati ya Taifa n'umuntu bita Karenzi iyi nkuru ndababaye kuko aba nabantu nkunda warayibonye yego na Regis yarayibonye yego naciye urwa ejo bundi ndi namazambara kana rwose hari ariko ngo inyama ziba zivuza ubuhu ikintu kitwa amafunguro bakigwa gihagije ukinanirwa ngo abayiri ari kwiyakirira amakomando urabipinga oya ibyo Taifa yavuze nago twabivugiye kuri iyi ntebe ta Bazili cyane nago wamwumvise umukire mukansebye Bazili umukire wenyine se washwanye na Ramazani Ana yanjye uteye ubwoba cyo niba icyo ugaruye ko peze ntabwo mureba ijisho oya navuze ibintu byinshi reka nkubwire iminsi ishize ntaza inkuru namenye n'ebyiri mu cyico ndababwira ati Katege Stave nyuma yo kuborerana byagenze gute nitwazihereye aha ntazo wabonye ubu ngubu rero mwikazi wacu ameze neza mudukote twayiye ni boutique akora utuntu tuzima tw'udutendo Imana ntirenganya numva ahubwo nakinjira muri gospel yego nukuri uri mu mwuka se yego oya nukuri urabizi umujyo wa gospel ahubwo igihe cyo kubaza wa mungane twiyinjirira tujya no mu kiganiro nyirizina nahereye kukubaza nta makuru yawe ariko burya makuru wa mugane aba ari menshi ariko urumva impamvu nayihereye aho ngaho nuko abantu mu byo bagiye bambaza nanjye bamwe bavuga bashidikanya bati se abafite ikibazo umukada se
se Jaras baba batameranye neza se ko tumubona kuri nino nakubwiye ngo iki ibyo bintu biragatsindwa base gusobanurira reka nkubwire Jara Jara urumva abandi batise ati mukadati yapfuye ikina Kenisi utwo tuntu aba ari utuntu tugenda tugusarawuninga tukagaruka iyo abantu batakubonye bagatekereza ko haba hafite aho bihurira na kimwe muri ibyo urumva nkavuga nti ariko murabona umukada yashwana na perezida w'urubambyingwe twese turi amashanyara umukada hari ikintu yapfa na papa Kamba ari shebuja we oya mbabarira ugaruye bya bintu se oya kandi umbajije ya mushuti wawe reka nkege oya si mucuti wanjye uraza kumpa kanya se nukuri mani nukuri mbabarira tumaze igihe nukuri reka nkubwire tuninjira no kuri ibyo bibazo bibiri yego ejo bundi nibwo twari turi mu birori by'umuvandimwe Pizzo yego twamwifurije urugo ruhire kuri Maestro Pizre yego harya Angela yamwise Pizzo wa Pizzo na Pizzote wa Pizzote ese uyatavuze ati Pizzote wa Pizzo ari asitotologie France bada yaje ariko nugasege muze Angela babizi ko nawe yashyize agano kagafilme oya yavuze ati kwirirwa amanganye n'izirenda oya narabibasobanurira ariko akavuga ati wahubanuje nagera nga papa Kamba ko atari umukada nabonye nawe baranyegetaga se wabonye ati reka musaza waramureba akantu k'umunaniro ugahita ukabona ariko ngo urumva ko hita yegeka numenya ibiri imbere habari yigisha avuga ati mureke mbigishe ntago ari Colonel nanga Corneille nawe ariko ukaniraho rimwe nanjye Corneille ubwo rero tuba tugomba gutagetinga tukavuga ngo iyi platform inganite ya Jaras ese ahandi turi hangana gute dutagetinge ni ibihe bihe tugomba kuzamo ni ibihe bihe tutagomba kuza kandi showbiz wabonaga kisa nk'ikonje ariko sport hakazamo utuntu ariko tukana balance we hari n'ukuntu bizanamo ubucifedi tukavuga ati ndamanaginga gute biragenda gute Jamira bimeze gute kuri channel ese ni iyihe timing nziza ibyo byose ni detaye ntekereza ko baba batagomba kumenya ahubwo timing nziza yigeze uritereka yego ngaye nguko rero ngaye nguko ubwo tunabonereho gusuhuza abanywanyi bose tonto muze Olivis akunda kukumbaza cyane muze Jay hakurya ariko Olivis namucije akantu wari kope ngo aragufitiye ngo arakusha birasi oya ntayo oya nukuri arive ntayo ase ni yahita kura buri hari aba we so kuza wahuranye ubwo nabandi basaza bose abanywanyi na Jati si mwahuye se ariko Nelson iriya mico y'abagande yashatse kuzana oya ni y'abagande nukuri yanteye isoni mu ruhame rw'ababyeyi koko ni kuri yameze shukuru wanjye ewana yarabagiranye nawe tumusuhuze kabisa aherereye yamubona n'umunywanyi umuvandimwe bari gukina ka biyari akegetana uramuze ukuntu nawe ayikunda uyoboye urusizi uratsitsa ariko utangiye kwikura narabibarije ngo ninde wari mastermind bacubishiriye zina uwitwa Chief Editor Ju ntago wumvaga se ahubwo nukwita ubikweba batikize oya bavuze ko ari we wari wagiraga gutya bazaga birukanka inyuma oya ntago nabase nabo barabizi ko mwari muse tistashe se oya mvanaho zina wikica sho witoba nibyo rero nakubwiraga kuva naheruka indi nkuru na kubise mu kico ni ya Chantije de Pare wa kabiri wande wa Pizzo Pare wa mbere se ntazwe ari umuntu ugira abapare babiri ni harundi se w'uruhinja uruheze oya wejo bundi mu kwezi gushize se nago yakoze oya ni mushyashya ariko mu rugo mani wituma Pizzo n'uwanyu oya taruzi urugo uri kuvuga umunywanyi wa hariya Pare wa Pizzo nawuzi nyine ndamubona umuvandimwe wo kwisiba yego
pare wa kabiri wa Pizzo si Gentil Deo ariko sibyo oya ndi kukubwira ibintu nzi ariko se nahise mena ndavuga ngo Sandrine Sheja Sandrine Sheja yisubije umuhungu we subiza amateka bafitanye yahisamo umano nawe nugera ahantu uzamvuganira nduwawe niko bimera niko ariko amugani kari akantu niko ibindi byo nibisanzwe unyemereye nagusaba tukinjira muri showbiz amakuru ni menshi jara amakuru ni menshi cyane ariko nanjye ngakubaza ngo amakuru ya wa munywanyi wa Sidiniyo Sidina ameze neza muherutse nawe ariko yagize ibyago yarapfushije umutante kandi bamushyinguye ubu turi kuvugana yes ariko wameze neza ahandi aradukunda nawe nyine yari yaradukumbuye hano abantu bose bambwiraga ngo nawe ari mu banyishyuzaga cyane narambwira ati mutazakora ikosa ninde muntu kugera kuri birthday yanjye mutaramena ninde muntu mwaganira nka papa kamba ngende ko babwira asunganiriza ute ngaho fata ijambo nganirize numbi simbizi nshawunganirize bu chief edit ni benshi ariko naye nyine nari nkumbuye hano jara yego so mukada rero uyu munsi amakuru nko bivuga ni menshi cyane tugomba kuhita twanzika kugira ngo tutagira ibyo dusigaza inyuma byinshi cyane uze ku mu mwanya n'ukuri ariko rero tujye dukomusha dukomere ingasire hari amakuru yawe na Musoni Fred ejo bundi twasanze harimo ibintu yatimo ubwo surajya umbyinjiremo oya nyine temirahuranya siko riki timu igubanuza oya yaraturomaritse tubwe ntuze kubinyinjiza nge uze kumbaza inkuru zinzanye niyo ngi none se sabanje jara jara muri iki gihugu wavuga inkuru kongeraho ribu ntuze guhemukira umunywanyi sibyo cyangwa muri kwandikirana oya mbwiza ukuri twarandikiranye ngaho mijambo se nimba ari yo nkuru oya icyo bivuga none se kuko murumva nkuko bivuze narabaririje numva ribu ntirimo numva naho hantu ntigeze hagerwaho numva no gufata ntibyabayemo ndavuga se mukada Ngombe bahitamiye umuntu wamutamitse uzi ko uri kubaza nkumva ngize ubwoba iki uri kubaza nkumva ubwoba burantamiye oya yewe mbwira umwanya n'uwawe pereza umwanya n'uwawe pe pereza umwanya nkwere ariko nibizere ko nakudeviye niba atari bitari muri oya makuru yose mbanyafite ndakubwira inkuru inzanye ariko reke nibyo tujye tubivuga kayijara nukuri gusebya nta kintu bimaze subizi yego eka ninjire gutya kandi uribuka ko bari abantu bavugwa mu mwandiko buri ruhande rumaze kuvugwa mu bintu nka biriya inshuro irenzimo cyane nibyo babamo oya uretse kubibamo oya ijambo nerure kuko ni wowe binzanyemo ijambo boss nihuriye nawe ntago nakwandikiye boss mwenyewe se akubwira ngo Idrissa yagize ubukwe umwenzi mwarahuye ntago nabikwandikiye ngakubwira ngo Idrissa yakoze igikwe boss yankubise amaso aravuga ati ntibishoboka ni wowe mukada avuga ati uko naje nyine murabizi yego uzi ko kiriye boss mwenyewe amaso ku maso mfura ikindi cya kabiri yego iyi nkuru njya kuyimenya ndakubwira ibintu bitatu byatubye nyimenya mbikubwire umbaze icyo ushaka icya mbere iyi nkuru irareba umuntu bita Bruce Melody yego twerure natinye ahantu Noruberi yashatse gusinyisha The Ben ngo amugerekeho Melody urumva uburemere urumva ubushongore n'ubukaka icyo singihakana baburetse wincamo wampaye ijambo oya turajyana ariko ahantu rero namenyeye inkuru papa kamba yarambwiye ati tumene gikada avuga nti ndahera ku nshuti ye ndabanza ndacukumbura ndavuga ngo inzu ya Bruce Melody iri Texas muyime yego mutungure sibyo yego inzu pa muri phone babarayigwaye none nkibaza impamvu wamishe akabari ka Bruce Melody k'Ikanombe
amakuru ye yose uyafite ubwo nyine ni wo nsembuye nkibaza iyo mpamvu nkavuga ati mani ko tunyuzamo tugasohoka niyo yaba ari rimwe mu kwezi ko Bruce Melody azi abantu birirwa bahostinga kuzi ko bigezweho aba DJ ko tutarumva ko kabari bakabrandinga ubwo yena ni ibyo kwibaza oya wikigira mbabarira ndojandika iyi nkuru siyo yanzanye yego nangije menya iby'amazabira ari mu Busanza ya Melody mu Busanza cyangwa nyine havuge nawe uri umunyamakuru nabyo warabimpishe oya nukuri ndagira ngo nkubwire ahantu inkuru yaturutse ibyo nabyo ndabimenya uri kumva yego ariko nkumva izo si inkuru nyine urwego rw'iyi platform uraruzi yego mba nijanditse ku nkuru nyamukuru ntekereza ko ari n'ibihuha kuko si ubwa mbere Melody atubeshye bya magazine igiye gusohokaho ibyitwa Colorful Generation mu buryo bwa magazine mu buryo busobanutse buri detail iyi ni album iteye ubwoba ayo makuru yo ntago ari breaking yego urabyemera ntubyemera iyo magazine warayumvise ibyo byose nabihakana kugeza ubwo ejo nakubwiye ngo Bruce Melody ntari mu Rwanda ushaka kuba iki avoka wiki wayo se Karomba ni uri katkate ayo makuru nayo ndayamenye yego umva inkuru rero yantunguye ahantu Bruce Melody ashaka kwigira Jimmy Gatete tubimubaza yego Bruce Melody yongeye gupropose nigeze kukubwira ngo Melody ategeka Karomba ateze kuki utabikurikirana Jara igikorwa muri 155 AM ni Melody ukemeza ku masezerano uwinjira usohoka korabo uhari kodingira urabyemera ibyo bintu cyane ubyemera shamfasha oya ibyo ndabyemera ko urakoze afite ijambo mastermind Karomba se hano mu Rwanda arahazi ahita amubwira ati urabazi wowe ni ugena nza kumenya uburyo Bruce Melody agiye kwihindura Jimmy Gatete ari umuntu ngo wamuntumyeho ntacyo abivugaho ra na envelope ngo inaremere aya makuru ndashaka kuyasorezaho byanya byose wererwa wigize umuvugizi wabo nawe bagukegeta ndayafite noneho nk'ubu bandikiye ati iya envelope bakakubwira ati ko tuyicagashije reka nze nkubwire amakuru namenye oya ndeka oya mena kabisa nizanye nza kumenya uburyo Bruce Melody agiye kwihindura Jimmy Gatete ku gitekerezo yahaye Karomba bakagishoramo akayabo Jara atera ko Bruce Melody tubizi Jimmy Gatete sukuntu yasohokaga ku makayi posteri za Jimmy Gatete oya ariko se ni wabyize ntubizi se Madame Tom Close ko afite papeteri n'ibiki ndabizi nuriya mujyo Tom se si umwanditsi nuriya mujyo hagiye kuzahasohoka amakayi y'igitangaza ariho amafoto y'abantu bo muri 155 AM uyu munsi uguri ifoto iriho element ikayi ejo Keni niba bataramuhubanuza igitangaza kiza kiraritse ejo bundi Karomba igitangaza kizasohoka kuri registre oya registre cyangwa ni Karomba zayiza registre n'undi mushinga wo hejuru Aida Perez ya makayi Aida Perez oya izazaho oya irabe bigira ibihugu biprintingirwamo ku makaye asanzwe ku makaye asanzwe ukuvuga ngo iyo mishinga ndayimenya abahanzi bose uko ari bane ni bane hari ubwo ariko nabonye na Kivumba n'u Rwanda bagiye wabivuze hari amakuru ntazandefe ubundi ikintu navuze ahandi ntuzagitegereze hano yego ni nayo mpamvu mbajije kandi Melody ni uwacu kugeza ubwo naje kumenya ko indirimbo ya Shani Paul ya Melody Shani Paul na Melody yari iya Shani Paul na Melody bongeyemo Shaggy yego fata ijambo nyine ati ndabizi cyane ntabwo aricyo kitari icyo se cyo kuba yarabahuje mena ntago nkurusha amakuru ayo makuru ndayamenya yego kugeza ubwo ngiye naje aha ndacikwa urankumira ndakubwira atari ko Melody yanyeretse akayabo ubwe nyuma nza kumenya yuko akayabo ukabona kajya mu bindi bibazo ariho hantu namenyeye ko akabari k'Ikanombe kari ku isoko ese oya mbabarira mfasha ni wo njanditse
ni kubwira Melody baburetse kari ku isoko wincamo Melody nabyerure tukamamaze bakagure no se kari ku isoko mwibanga Melody afitanye korabo na Ben na Bensol itarishyurwa ndi kugira nkwereke ko umuziki ubona amafaranga ahwanye n'ibibazo ufite yego uko ari gushora muri iyo mishinga niko nubundi nayo mazu ye arimo na etage yananiwe kuyuzuza bibaho ejo bundi nganira n'umuvandimwe twari turi kuvuga inkuru yego ndavuga ngo nimba mwemera ko Melody yaguze inzu Texas ndayifitiye merukanga mbere kizaba element se wamfashije iki ariko inzira hari oyabyihorere niyo gukodesha iyihe iyo nzu ya Melody niyo gukodesha kwa niyo azabamo iyo Texas azaba muri Amerika se waruzi ko abana ba Melody biga Cambridge tuzamukane nkumvisha ahantu byinjiriramo ikibazo wambaje warubizi nyine oya biragaragara shajara inkuru ndayivamo ibyo wankorera byose ibintu ntabyo narinze nukuri man kugeza ubwo Norbert apropoje Bruce Melody noneho ngo nkeneye ibihanyanswa bibiri kandi Melody tuvugishije ukuri yamamaza neza kurusha The Ben urabyemera nubyemera ageraho n'utunoresa akadutegera indege yego ntago The Ben ibyo wabimujyana marabanza akakubwira ko ari n'umurokore Norbert yarabibonaga ubona tumona ari kunywa ingwera ariko kuyinywera hese komera disi ariko vloginga mu mihanda ya za Los Angeles ariko Knowless ziturika oya Melody abikora neza kandi ikindi Melody kuva na kera n'umuntu wamamaza inzoga reba za bloke reba inzoga yamamaza biriya bintu Kenny arabyumva Kenny buriya ni mastermind kutuntu nka turiya ni urabizi ko ari nawe vice president wa UGB urabizi ko ari we muyobozi hariya bura niwe muntu nyine birazwi uzana birazwi mind urangije Jaras wandikira abantu bahariya urababaza ngo ibi nibi kutumvikana kwazana n'amakimbirane kwarabaye ati hoya ni kwabaye ariko twaravuganye yego bigenda bite ko bananiwe kumvikana nyine baravuganye reka nk'urugero mbabarira wincamo ngiye kuguha ijambo wari ubizi ko Jaras nta muntu wamuhamagara ngo amubwire ngo nsanganda gukunda cyangwa gushaka unshakira iki uruwahe CV yawe niyihe urabyemera none Melody utekereza ko nta fi ihari yo kwicarana nawe ubwabyo ku meza uryo nashyiramo CV wowe mubwira abantu wabikoze mpari mbivuge we ninde wakubona ninde wa Jara n'ubwa mbere abantu baguhamagaye ukababwira ati ni ibice utambwirira kuri phone nkibaza ni koko turinzwe ko nta waguhubanuza ngo basi dusangire iki bigamije iki mana abantu bishwe n'icyaka bahita bahubanuka umuntu bita mwenyewe wanjye yego nakubwize ko yanamenya cyagiye yinjira muri kope ajya mu biganiro utekereza ko Karomba yari kubyemera utekereza ko ngiye cyo nkubaza yego hari ahantu ibintu mwabigejeje urumva ukuri kugeza ubwo nashatse no kuvuga uburyo habayeho video call nyine ari naho hantu nakubazaga ngo warubi oya sinshaka kwinjiraho taza no gutuma mvuga ngo ntabyo nzi Melody habayeho video call uri kumva mfura hajemo n'umubare w'ibihumbi 25 by'idolari undi bamuhaye angahe ntago ubwanjye ubaze mucuti wawe Rocky uzi ko Rocky bamuhaye amafaranga menshi kurusha The Ben bamamaza Fimbo ntago iyo nkuru nayimenye ari wowe oya nyine ari wowe nsubiza nyine nawe kubera bicisha muri filime mu ndirimbo kuri YouTube akanazactinga azimiragura na genge yose kandi uzikariwe wa connexe nagisamawe n'ibiki none se kutabivuga none se nyine ari wowe none ibya Melody nibyo ntamenye ndabikubwiye Melody ndabikubwiye Melody agiye kugurisha akabarike ndabikubwiye Melody afite byinshi bisabwa amafaranga kandi ikindi inzu ya Melody reka abana barangiza iyi niteke ya Cambridge wirebere tuzaririmba urwo tubonye The Ben nagenda nagaruke Melody akagenda nawe akavuga ati dore icyo abandi bandushije kuyihe hit afite uza kayabo kari muri Colorful Generation iyo katabamo mazuru utese
Karafu akayabo karimo ntago kazi karimo nyine ibyo byose karanagaragara ari uburyo kugeza ubwo agenda agafata imodoka zose za dodo akazimanikamo Karafu nanze kubivuga byose ariko ndavuze uburyo yamamajwemo uburyo yamamajwemo buragaragara ko harimo umutahi icyo mvuga iriya alubumu yinenga iki iriya alubumu iravanze agomba no gushyiramo touche internationale bien sûr yego ariko uburyo promotion yakozwe bakaba bafata nko kumanika iriya Karafu generation nko muri BNB cyangwa kuri Flash bakaba ari byo baha amafaranga menshi uri kumva kushyira ku modoka bakaba ari byo bashyiramo amafaranga menshi nukwamamaza by'indi level birani byabaci budenga hari noneho wa mujyo wasanzwe yamamazaho tumenyereye mu Rwanda tumenyereye ku rwego rwa Afrika ariho hantu ninjira nkanavuga ngo indirimbo yakagombye kwamamaza mu Rwanda si hayamamaza iyo yakagombye kwamamaza Naija si hayamamaza indirimbo yakagombye kuba ifite video nka Roza si yakora ahubwo akagenda kazana izindi zifite nari ngiye kwahuranye yihese Karafu yayikopiye Karafu generation ntabyo wumvise ite mbyahuranya hano kuri officiel mbikumvishe reka mbikumvishe oya batama copyright none se ariko warabyumvise copy paste afata indirimbo kwitangira yose naniso nimba yarazi ko tutabyumva tunavumbuye none se kutabivuga nge ntago nashaka kuvuga melody nuwawe nyine we nutunavumbuye melody nuwanjye nutuntu yazanye mu bantu melody nuwanjye ikindi melody ubu tuvugana bari guprinting ibiki bagiye kubizengurutsa ahantu hose magazine turajya dukora ibiganiro tuzikikiye magazine niyo makuru mfite ngo tubifashe gutya kabisa bana yanjye biteye ubwoba none ngo ndatinyutse ngo ninjiza mu rwego mbeshya none utekere wowe umuntu akubashije amabi yawe wahita uvuga ati yego nubwo uri inshuti yanjye nayahuranyije oya biterwa n'amabi bisaba umuntu usanga gikada kugeza ubwo namenye akayabo k'ibihumbi 25 nyamara melody yari iteretse noneho bari kudiringa social media no kwitirirwa icyo kintu ngo mu gihe cy'imperuka ngo abagore bazajya baza bavuge ngo watubabariye tukakwiyitirira basi ni nabyo Norbert yashatse gukora melody ati basi yitwe ko nkoreshe gaga press conference nihera abantu inyama mbereka ko nawe uri uwanjye ujye ubicisha nko kurayije ibaza icyo kintu urubiri nabingahe n'umwana w'inkende melody yanyemeje urubiri n'umwana kabisa ariko melody nawe akeneye support akeneye amafaranga icyo kintu kigaruke iyo nkuru ndayifite baburetse mubwire inkuru nshaka kubisanisha ejo bundi nariteretse ndi kumena ba Fabrizio na ba Taifa ndababwira ngo icyo mbagaya najyaga mvuga amakuru nkagaya Taifa nkavuga ati kuki utaza ngo uvuge Fabrizio nuko yari shobuja wawe ejo bundi nditereka ndavuga ngo mwari muzi ko apera imyaka yose ibayeho aribwo yafixije budget nyuma y'ishyana abapampe bakoze ntajya nirirwa mvuga ati kuki Fabrizio ntabyazi Taifa ntabyazi bageze ejo bundi barabivuga mu rugo rw'ikirenga ndabihuza na melody ntago ubizi ko muri 155 am buri muhanzi aba afite budget ye ari umenya uburyo managinga element akavuga ati ngewe ndayikoramo indirimbo imwe y'akarahabutaka abandi bagasaranganya mesha tenye ntabyuzi ni bibise ko buri wese agira budget ayimanaginga ariko budget zabo ntizingana yashira bakanikoramo baroskana twagiye tubivuga na melody akikoramo mbahubwire ukiri kuri ibyo bintu nubwo tutari bubitindeho twatinze ntabwo ari yo nkuru ukiri kuri ibyo bintu tubinabivaho yego icyo kintu nacyo cyantangaje cyane yego ukuntu iwacu yakwisanga muri rura rwego ku mpamvu za 25 kandi njya mbona budget ye y'indirimbo muri iriya nzu arenga yanyeretse miliyoni 200 na zingaye nkuni se nyine icyo gibaza ize narasomye itayi wacu brise gutyo izo nta nubwo ari izo amaze igihe akorera izo nizi imodoka agenderamo nuko asarura nuko akora nizo kopa bamo nazo zikenera amafaranga jara yego kugeza ubwo
abavuga ngo inzu yananiwe kuzuza Imana yamuteye iteka yigura muri Amerika reka ajyane y'abana be ntugire ngo nawe n'umwana reka ubwo mubara bugurishe nyine akomeho korabo ye ya uro nayo ayirekure kari n'izindi za Naija twavuze manu ubukene bubaho nukumve ngo abantu ntagaguza se oya n'igihugu kiraguza none se n'ubwa mbere na za aperi nizagiye zumvikana ku munota wa nyuma akazisikama ibaza umuntu usikama aperi PR ate sinda yari icubutse ati hoya twakinjiriye se mfura oya twinjiriye mfura va muri ibyo ahubwo ariko na Bwiza yarakaye kandi ibi bintu nabitangiriye aha arakazwa n'iki yagiye kuri The Choice ndamena mfite rikodi za Muyoboke mfite rikodi za bariya bose mubwira ngo igitaramo ni cya Ben mukanseka none Bwiza yaraje kubura stage aza gutangazwa nuko bamubwiye ngo amamaza igitaramo ukigira icyawe twe nta mwanya wo kwikirukangamo dufite ku munota wa nyuma bamwereka ko nta jambo afite yababaye ese ntiyaronshinze wimusebye oya ntabwo yaronshinze wimusebye Jara wimusebye ngewe nakurikiye amakuru mbona konseri havuzwe kujya kuri stage kwa Pamela igitaramo cyari cya Pamela na Debeni mutubwire icyo muzabyara mufate selfie ngamuririmbire mukuremo beat turumburamo beat sha pamu yatsesekaye none abantu yahuruje yari yahuruje ubundi Bwiza yari ipanze ngo abantu abafiye donate Tonzi Gahongayire hitwa Barisudi bose ngo bari kuri iriya wing nawe aravuga ati bayinga emi wanje muyobo nawe abapanzi ndi wingi ariko byarangiye Muyango yari heza byarangiye the band ageze ati icyo nkubaza Muyango na Juno bari ntunyinjize mu buberi bakoreye man yisi yo nkuru mbabarira ntitukavanga amakuru the band ayobewe ibyo mba mvuga Bwiza ntari kurira yarangiza Bwiza kaza ndirira nyandikira Bwiza sari kunyandikiramo ibiki yabaye iki nahame hamwe ngo yari yabonye ngo agakoryo ngo agiye kurusha ngo ba Kivumbi ngo ba Bushari ngo ba Soshomura ngo na ba Melody ubarusha ibiceri Melody ntafite karafu ko atayironshinge nka Nairobi ubwabyo ariko ibyo yakoze nabyo tubimushimira ariko nawe yararize neza abona ukuntu yamani yakubuye stage nawe agenda akayikubura mani birababaje nakantu nari ncemizo n'inkuru navuze udahari yego birababaje the Ben si umutagatifu ntago muzi se Ferrari nibiki nakutinyo ya naramini ya mari umukada ubu tuvugana ari muri sound check agiye gukubitira abadanwa Danimarike amena Sweden yavuyeyo Sweden arigomba kwerekanira ubu brand ambassador reka niho agomba guhita kurikiza abasoje abajene bagifite igihe kinini ubu ngo barahonda ya wing wavugaga izatindayo iriya wing se ariko ntago ari ya chicken da aza kuyitiranya bya Portuguese waroshyemo ariko ni byiza gupanga itimu wambabare tukinjira mu makuru yego ijambo ni iryawe urarimereje gikada so mukada rero uyu munsi bifashe gute rero byinshi wabigarutseho ibyo by'abasani ndikumva ivuze The Ben Melody buriya abasani ubusa nk'ubanyuzemo izi nabonye nawe ashobora kuba yarahindukiye nabonye ashobora kuba ari katikati nawe yakoze igitaramo cyiza hariya muri Sweden ndetse kitabiriwe na ambassador nawe ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro na Kabera yego mushuti wawe na mushuti wa Karemera yego yarahabaye uzabigarukaho neza muri gospel yego ndi guhinda umuriro uko biriya bifite aho bihuriye pereza ijambo nkoze isoni satani pereza ijambo nkwereke ndi kuribwa aribwo officiel wanjye umwanya n'uwanjye yego kankubwire rero Jara yego ndagira ngo mbere yuko nkubwira iby'akabari ka Melody kagiye kugurishwa mbanze nsobanure neza iby'amakaye agiye gusohoka
yego ya 155 am agiye kuzajya asohokaho melody na ba element na ba Kenny Soul bahereza ikaze nde Badman Kivumbi King. Ibyo tubyihorere. Narakubwiye ngo inkuru zose ziba zizenguruka muri showbiz imbanere zivuze kera cyane. Nkubwira ibya Kiramani, nkubwira ibya Dadi, nkubwira iby'imishinga ya TZD, nkubwira n'uburyo abantu batangiye kumusebya ngo ari kurindi muka. None nizaniye amajwi ye asobanura akantu ku kandi. Amajwi ya Kiramani kugira ngo nyahereho none ninjire ndondosha akantu ku kandi. Ubundi abakinnyi ukuntu abenshi bahembwa sibyo ko abanje atari ko bimeze. Araza akamukubita izo veni cyangwa ibyo 10 akazagaruka nyuma ukamushutingisha ibintu kwa mu gitondo biza nimugoroba akazagaruka ubutaha. Yego wanje uko nkora. Namwe tugiye kujya uhembwa ku kwezi. Bagoye zitice 2000 nubwo mbizi kutegesha igihumbi cyo gihumbi nuko mbanyirenyejeho kugira ngo byibuze utaza kubura sabune niba bimwe na kanyota katamwica akajugumira. Akanyota kakwica mbizi. Nawe ko kuye ku nzoga gutyo. Ariko uramundira ibintu bibiri. Urankundira ko nta kiganiro kimwe uzongera gukora kigusebye kuko uri gusebya brand yanjye. Yego. Urankundira ko ubwo kujya mu kiganiro ubwo ni condition uzajya ubanza umbwire menye nimba turi bukwambika gute yange salary hari yashizwe kukwitaho. Nyine ndashaka ajye kuri ya level ku buryo umuntu ajya avuga ngo intsinzi y'uyu ni ibikorwa byakira. N'uyu nguyu. Ikindi yanamubona ubwabyo. Man bikamugina ndashaka ajye kuri ya level no kuroba bamufata abantu baramufata nk'ingegera muri kano kanya. Njyari ngiye nyine umukino wa Dakina bite n'ukuntu ufite projet nyinshi ari mba nagiye gushutinga izo ngizo ugasanga bari guhembwa bataranakoze. Yego. Simbabwira ngo ntabwo mwakoze ndayabahanga avuga ati ntacyo. Sinshaka nyine ejo umwana uzasomoka mu hano gato agatangira ngo yakira mahane no mubona kuriya. Ibyo ndabyiri n'amakuru ngo birampinda nyine. Ntaguciye mu ijambo. Nigeze kugaya Miki yarazanye content zo kwirirwa bahamagaya basebya bacisha amazi. Yambira Miki buriya kuki mwatinze kumukosora. Agahita gutungura kuri utabizi nuko nawe wisabaganya gukabagatira kandebe mwana wanje ariko hari awahasebera kandi utabizi kandi ari brand ngaho nyine mbwira barabizi ngo ndi Dadi yego yabona akabana ramamaga yari nyitabaje nka Dadi ngati na amafaranga mfite ni 10 nabibona kuri kamera none uramwumvise Kira uramwumva ibintu nagiye ngaya Miki Mika kagenda kansebya akavuga ngo ninjye wamuzanye uri kumusenya cyangwa ninjyewe ndi kumubwira ibyiza byatuma yishepinga. Wabyumvise amagambo akomeye Kiramani yavugaga before kuri Miki. Miki ejo bundi ajya kuburana. Wari ubizi ko za breaking yavugiye kwa Irene z'umwana we wari uzi ko yagiye aburana umwana n'ababyeyi yamutsindiye ubu yagarutse mu rugo. Uribuka zakiriza ngo Regis yaravuze ngo niyateretana n'umuntu wabyaye. None ubu ngubu nibwo byibagiwe. Imana ishimwe ko baburetse ibiki ko Regis adakunda. None se n'ubundi arakunda. Ariko Jara we nicyo utakora ngo ishe nikore neza. Regis se ni yari yarahombye. Nago yamuzengurutsanyaga isesemi. Bahise bajya kuri gifu. Isesemi ni iki n'amaherena yamaze kwinjiza amahanga. Ntabyo wabonaga. Ibyo ni ibisanzwe kandi Mikara kubwira ngo nkundaga. Ibyo nta nagashya nuko nagira mbabwire ko nibi biri ku mihanda mba mfite amakuru n'Imana ya blessinze Miki ubu yasubiranye umwana we yabizanye ku mihanda. Umva nkwibwirira inkuru inzanye abantu bose bagasebya Kiramani. Ndashaka kukubwira miliyoni 10 ziri hagati ya Roki na Kira. Miliyoni 10 aho hagiye kwisangamo Sabe hagiye kwisangamo Emirene. Noneho nze gusozanya na Kiramani mbabwira muvoma nshyashya agiye kwinjiramo n'impinduka zamaze kuba zikomeye. Akaba ariyo mpamvu kuri Kira akaba ariyo mpamvu Irene yanze kubaza Miki ibya Kira. Nyinjiza wereke twinjire neza twinjire udusobanure neza cyane cyane kuri iyo case ya Miki na Kira uko yavuzweho byinshi cyane ndetse byanagaragaye ko hashobora kuba harimo na za plank. Tureke planka Jara tujye tuvuga amagambo oya reka mvuga ko kantu nanjye kuvuga ngo nkurikije ibyo Kiramani ari kuvuga birasa nkaho hashobora kuba hari bamwe bari muri plank yego akaba abandi bisanze mu nkuru bya nyabyo bikaba bishobora no kuba byabagiraho ingaruka z'igihe kirekire nkuko wabibazaga Kiramani. Yego nkuko nabimubazaga kandi noneho Kiramani reka nkubwira ikintu gikomeye.
ni gute wajya muri pranka ikuvugaho ibintu mani nk'ibi bikomeye noneho umuntu akaza akavuga ngo abakobwa bose yarabasabaga urumva atari ukurangiza umuntu abantu bakanavuga ngo hari abandi bantu b'abasineaste babiri inyuma Kiramani ejo bundi sibwo yarahanganye na Scovia ari kuvuga iby'inkoni yirirwaho ndagura abantu ubu se nibizageraho na Miki ibirahure yirirwa amenera aho abantu mu maso n'inki nawe bakamwitsaho why not erega ibi bintu byose bigenda bitungwa mitoroje ariko Miki nawe yaramaze guteka inganova umuntu bita Nyambo abantu banabimushimira kandi Miki akagira igikundiro cy'ababosi benshi ari mu mafilime atandukanye menshi none Igo ntago yakwirengagiza amafaranga yo kwakira Miki yahemukiye Kira yaramunanije Kira yajyaga bahana amafaranga menshi uyu ni umuntu usanzwe aguriza n'abantu kugira ngo abasekirize muri projet ze baramutererana kugeza ubwo naje no kumenya groupe yitwa My Heart gutyo groupe ya WhatsApp irimo aba diaspora 21 bashinzwe gutera inkunga Kira Igo yo ni groupe ihari ngomba kuzandeka aba bantu bagasebya bakavuga ibyo bashaka ku bantu nanjye nkazana amakuru ameze ate atari ivumbi kugira ngo mbereke ko na mbere Kiramani yajyaga nenga Miki na Miki yajyaga mureba ijisho ritameze gute bitari nzuri yego none se ejo bundi bari gukimbirana keretse nkumvishe nk'amagambere Gakira yavuze kuri Mitsutsu ukuntu yagiye kugura imodoka akamuririra yibaze kugura imodoka ukagurisha telefone mu kanwa ka Kiramani ubuse mbikumvishe Mitsutsu yavuga ngo iki Mitsutsu kugira ngo agure imodoka na phone byose yagurishije telefone nayo yabuze haririra dadi abase ninda atafashije ndazanda cikwa ndavuga ngo na projet za Soroba ngo na ni ibindi agira nga confirme Miki ngeraho ndavuga ngo na Soroba filime yazanaga za Forest n'ibiki Kiramani buracyaga itazi copy ya paste ngeraho nzanamo n'ibyabansabi ni ibintu byinshi Kiramani ntago yorohewe ariko nawe ni umusiniya kugeza ubwo nje nkavuga ngo Big Mind siye mugiye kubibona ari sudise oya umva kandi n'ibituzi mugiye kubibona ko noneho bisaba abandi bantu badushorera bisaba kuburagiye ugenda ureba ikiganiro Mitsutsu sorry Nyakso yakoze kuri ntago bibaho muri filimi yo wamaze kwidemarika ahubwo ugerageza kugabanya expense ugerageza kugabanya abakinnyi mu gihe we yabazamuraga mwabonaga ibi bintu byaramba kangahe bari benshi kandi kuri tereye yabaguriraga imyenda harabo yishyuriye amauto ekore yabashyiraga mu byiciro kandi afite projet ataragiye utekereza ko iki kibuga ategera abasiniya nkamwe yashimaho uri kumva iyo groupe ya My Heart ubwo ngo yakoraga ibyo byose akanaverisa mwenyewe kandi noneho mwenyewe ari ice nimwe undi hari n'izindi zicaye izindi projet z'abantu yego abashoramari uza amafaranga bashoreye Miki Regis na Aga uzi ko Miki bagiye kumuha nukuri jara bagiye kumuha imodoka nawe yariteretse icyo abandi bamurushaga akigezeho nabonye mwari mukerema ari kumwigisha kandi arabura amezi 3 ngo abone imodoka rega Miki n'uwanjye aba bose nagiye mbavugaho ibintu byinshi nagira ngo nze nkumvishe intandaro nkubwire n'ibijya mbere kwa Kiramani wawe na gahunda twari dufitanye kahitu oya mbabarira none se nanjye nyine isambwira ati koko umugabo wanjye yirirwa acunga Facebook yose barayemera nayo ntibayemera reka Regis amukina ikimeni mbabarira rero nkwereke za mbuga za The Ben se ni Facebook ariko bana tongeyeho fan page ari ni The Ben gusa The Ben ntumuzi ni fan page Aragere bukadara urakegeta nukuri ni fan page ese zarizo ni fan page uri kumva rero Kiramani natangiye mvuga ibintu byinshi kuri aba bantu nge ndumva twabisoreza bitagombeye ngo tuzasaba imbabazi nk'abandi biroha mu ngo z'abandi warabibonye bagenda bakavuga n'imitungo bagiye kugurisha nge niyo nje nkavuga ati nta jisho ryiza rebaganya ese mwamwumva iyo sirega itarapropriye ijisho ryiza buriya message nitambuka kandi abantu bakavuga ati nukuri gikada batangiye kubibona ubu batangiye kumucirikiraho ikibuga Kirase yego Daddy naramwandikiye aho kunsubiza ransevinga
ahita sevinga nimero ubwo wamuteye ubwoba yaravuga ati ibintu agiye kumbaza ndabikikana baba we nawe koko umupapa winjiye mu mikino umva rero nkubwire ya umbe bari kumukiniraho umva nkubwire ya nkuru yimbwira namenye nigeze kuvuga inkuru ikomeye bro hari inkuru nza nkavuga abafana ntibayumve Jarasi wanjye ntayumve ariko akavuga ati umukadara tohoza ariko abantu twavuze bo bakavuga ati ibi ntibibaho urabyibuka ndi kuvuga umuntu bita Muyango ndi kuvuga Keti Bashabe ndi kuvuga ukuntu batamitse umuntu bita Juno yego byose si ibintu bibaho izo ni contribution zisanzwe mwari muzi ko Kiramana ajya gukora ubukwe yagujije amafaranga ntabwo ko ari ugusebya hakorwa groupe imwiyoborwa na Sabe kuri iyo wingi suzi ko ari umuntu we indi korwa na Emirene ku yindi wingi iyo siyo nkuru njemo warubizi ko umuntu wa mbere w'umuvandimwe ajya shima ataka umunsi ku munsi nimubimenye nukuri nawe ngiye kumukubwira urambwira incuro byumvise amushima akananirwa kwerura akananirwa kuvuga gusobanura warubizi ko ari Rocky Kimomo ntabwo ujye ubyumva amushima aya ntiyamwambariye sobanura ureke ba forward shampura nyine ntago pare yaba Rocky yego anasebye iby'ubukwe anasebye iby'ubukwe kuvuga atari n'umusiramu renye atanasiramu yese inshuti zawe ibintu utangira kuzibikora atasebye aramba yakoro kari rumodo wacu uzibeshye wihakane Rocky yarambwiye ngo nzagusuhuza inkuru y'aba Kadafi yarabatunguye nabo narakubwiye ngo bari abantu barankunda urabipinga yarambwiye ati inkuru ya Kadafi yo yaradutunguye ati muzi umukada yavuze avuga ati ya Kadafi avuga ko iriya y'inzu ye bantu numva sinakubwiye ku rubantu yarakundegeye kiriya cyane Rocky n'umugome kiriya cyane urajya gufata amashusho yahise neza umuntu bita Savi yahise oya nuko yari yaje berekanye oya berekanye igishushanyo mbonera ariko kwacita mbakwerekana na amarangi ageze no se waje arabivuga wabibonye ko ari kugendera mu modoka nshya wabibonye ariko afite na company nabonye bari gukorana kuri ugusobanura oya ni bya bindi bahaye amaji nyine decap wabonye ko ari ibintu byiza yego warubizi amaji yarya yimaranye ukwezi oya abiri se ntiyageze abiri yarageze ariko ire yaba sereka gusebya abakiri oya ndabasebeza iki nabane tapendo bari baripanze yo basengurutse umujyi se kose na bushari ariko iriya niyo yagemuragamo amafi yigeze kuyashyira Kenisa ari kumwe na Manibu none se Rocky arankunda cyangwa oya yakwangira ikiza none se Rocky wari ubizi ko yahaye miliyoni 10 Kiramani kuri banke nigeze kuvuga uburyo Kiramani yaje kugigeza Krisizi amafaranga nibiki bakaza kugira n'ukuntu bayatanu 10M none ganira none abantu bakaza ngo ubukwe bwa Kiramani ngo bwatwaye ngo miliyoni 20 ingahe harimo uruhare rwa Rocky Rocky nawe ni umuhanga zikure umuntu akavuga ati uyu muntu azagera kure uyu muntu ni senior yego ibaze 10M manu uri kumva ibyo bintu na atarigeza